Pastor Claude wagiye gukina comedy ni iki wamubwira oya ntazongere akajyana kamera ukazana gihe harantu nka hari n'umunyamakuru ntazongere ikindi akimara kubona kino kiganiro atambutse amakuru yizewe atarimo kubira bintu urabona ko abana bakina comedy ku matigitoku bamwiganyije urumva y'abantu b'abatigitoko bakwiganyije bahita babona ko nabo bari mu comedy nyine yari yibereye muri challenge nuko nyine urumva ntubyumva nyine ubwo nyine uko byahise bigenda se wasabiye abantu niba uri profete koko njewe ikinzanya hangaha no gusengera abantu no gusabira imfura ziri guhana birabigeragezo nkazibwa ngo ni mwihangane mukomere ibibazo ni byinshi ariko Imana ibasha kugira gute ibasha kuba yabikuraho yatabara none se ndibaza iyi genge y'abakobwa ko yari kirimo kirimo abasore cyangwa se umusore uyu musore ubundi yari amaze iki muri aba bakobwa oya nukuvuga ngo aba bari bafite groupe ya WhatsApp wicuruza ari amavideo y'urukoza soni icuruza ari amavideo y'urukoza soni nyine kumwe babyinaga kumwe twabonaga amacupa acicikana iki byose bakabasha kubona isoko bivugwa ko ngo uriya muhungu ngo niwe washinze iriya groupe urumva niwe genge niwe wagiye uzana aba members bakaza kumwiyungaho niwe wagiye niwe wayikereye urumva akora iriya groupe akakora na marketing Imana ishimye ko ko leta yabyinjiyemo rwose ikagira icyo ikora birababaje cyane icyo wavuga kuri barabakobwa mwiva mu bashwanye birani bya birya amaprank abantu bagenda bahimba ubundi bigeze bakundana ryari oya kandi bajya mu mbabarira baraba kinyanyambo babanaga mu nzu imwe bakabihakana umugore n'umugabo yego nyuma bakajya baba ngo nyamba nkabona ari gukora ibigana vango njewe ngo mbaha ngo dore titi nguwe nahangaha ngiwanje naho ariko icyo turuzi nuko babanaga mu nzu warabibonye se bashwanye hehe se impamvu yavuye kwa Regis hari muri comedy hari muri comedy hagomba kujya kwa aga promoter harya aga si umunyamakuru kuri akora kukira aga ni umupromota aje promoter ubwo nugo promotinga bivuga ko anakoresha imbuga nkoranyambaga za debeni apromotinga nyine n'abahanzi urumva umuntu atarenze n'abahanzi ahubwo aga nanga za promoting urumva umuntu atarenze yo mu indirimbo za go promoting aga ahubwo aremewe nese reka nkubwire Regis ni amafuti se nese Regis uretse komedi kinini n'ibiki Regis uretse komedi n'amafilimi n'ibindi n'ibiki zande zimutonze zinamutunganye na Mike ibyo byihorere aza kugaruka ku magambo avuga ngo hari abana baza bataragira n'agahiti yego ariko ugasanga bafite amabosa abarinda yego nta muntu yigeze ameshoninga ngo avuge yego sibyo yego nibwo twaje tubona uwo bita buri kantu araje arasubisha yego buri kantu buri kantu buri nguni twabonye buri kantu aza agasubiza yego n'uruganda rukora envelope muri quartier aho ngaho utuyemo rukora envelope ya Senkani ubusanga rufite umusekirite ku muryango aho hafi ariko ngewe ugiye utaramenya ko ndi uruganda rusetsa abantu bagira mu bihumbi hafi 154 umunsi ku munsi bakurikirana nkaba n'uruganda ruproducing ibyishimo ntabwo wakumva icyo kintu ubonye mfite sekirite cyangwa muri politike mama showbiz yakunaniye Bongeye kubasuhuza abanyarwandakazi mwe mudukurikira ahangaha kuri The Fly TV mwe mudahwema kuduha umwanya wanyu aho muri hose abari mu majyepfo abari mu majyaruguru abari iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba tutibagiwe n'abari hakurya y'amazi cyangwa bari muri East Africa cyane dutangire tunihanganisha abantu barigoma n'abantu bari Gisenyi mukomeze kwihangana mbibutse ko internet ya mbere mu mujyi ndetse no hanze y'umujyi ari Mango 4G niba ushaka ahantu hambere ho kuba wasohokera muri ku kwezi kwa mbere dore ko hari abadiaspora benshi babakiri mu mujyi wa Kigali bakiri no mu ntara ahantu hambere wasohokera ni muri Bambo Restaurant muri Tedemiri hejuru aka kanya rero nkabasanze umuntu bita Pastor Noheli bimeze bite
Ntese burama bameze bite ntabwo bireba. Umeze neza se? Iyo ndi kurya njyewe ndi muzima bameze neza. Wabyukira kubiraha. Wabyukira kubiraha utaburaye ubu ngubu. Indi burara. None se konze ko abandi bafata break imeze neza. Sizavuga ngo abagira bajya baragenda. Umuhanga arabanga bafite inkwi barya ibihiye. Njyewe reka nje impamvu ndi burye ndi mu gihugu gifite umutekano nta kibazo mfite na kimwe. Uri kumva ndaryama nkoga nkatembera bigakunda. Ntabwo meze nka Pastor Claude. Wagiye Igisenyi ngwehe wajya ngo ni rugaje ngo aramanutse ngo arakase ngwehe. Pastor Claude kandi ari mugenzi wawe. Uramugaya? Ndamugaya. Mugayira imbere y'abanyarwanda. Impamvu niyi. Kambanze ni. Ejute mwana wa mama. Nukuvuga ngo hanyuma ikintu cyambere gukora ni igice. Bwari gutabariza abantu akamera nk'abandi banyamakuru. Ko yavuze ngwehe ngo ibintu birakaze. Afana. Kambanze nkagukinira ko kantu. Kambanze nkagukinira umbwira uyu mupasiteri mugenzi wawe. Niba mwaraje kuba n'abanyamakuru ndashaka kuzabimenya kandi tubabwire ngo abaturage b'Irubavu muhumure kandi mukomere ibintu bimeze neza cyane. Bimeze neza cyane. Ndabona mutamaguru. Ibintu birakomeye. Nanjye ubwanjye nanikubise hasi. Nepo ibintu birakomeye. Ndababwiza ukuri. None se kindobo bahise bayijyana urashiriwe. Mbere yuko twinjira kuri Pastor Claude. None se mbwira. Niba ufata break y'abiceri 200 wowe ntukenye. Ntukenye. Ukena singeso wa musore we. Ukena singeso. Ntabwo ari ingeso. Kandi umbwiye kubayeho nk'abasirimu. Ndi umusirimu. Nese ukora bireba wari iki? Je nari biraha wowe wari ukumira amazi. Yewe reka nkubwira ahantu. Wakanuye amazi ndagushira n'urutse jye ubanza icyo kintu kimenye. Aho bita muri Bambo Restaurant. Urahazi? Bambo. Uzabanza njyane niba barenze. Muri Bambo niba ubanza wumva ahaniri. Bavuga ngo yico nigabura ariko yico nta gigabura kuba ko nta cyo bahaye. Ikintu ese twebwe twabiteguye ko tugusanze ahanga uri kwirira ibiraha. Abantu bajya bavuga ko Bambo Restaurant ngo mu mujyi niba bagabura. Tedemiri hejuru. Tedemiri kamba amazo mvuzo. Jewe ndaka wamvuzeho ndakasa mutwaramenyekana. Mujya muri Bambo Restaurant muri Tedemiri hejuru kabisa. Ujye kubateza imbere. Ariko usanga abashinwa. Nyiri Bambo ugomba gutuma uhamagaye umuhungu akanzana. Kabana hari gifu yanyu cyangwa hari ibiryo byaho nkumva uko bimeze. Kasanga icyo bita amasiziringi, chicken rice ameze. Siziringi urazizi? Siziringi ni biki? Siziringi nazuzi? Nazo mbazi. Cyo ujye umbaza ibijumba, imyumbati, umbaza ibishyimbo, ifiriti. Biraha abakire turya ibiraha. Nta bindi bintu turya. Niko abakire bura niko mubayeho. Cyane rwose. Kagira inkuru rero. Buriya iyo wifata ibiraha byawe umeze neza. Ibi biraha wajya ngo uyu muhungu nawe ashiramo akantu. Shiramo twakatsi mukundu se. Sha. Wajya ngashiramo bya bintu by'abahungu b'inyamirambo. Noheri sese byacagama ariko. Jewe ndakomeye. Meze neza. Abakunda gusenga abantu b'Imana. Nabasaba ko twasenga tutabariza bene data bari muri Kongo intambara Imana ikihagarika. Noheri rero ejo gizukungu ukumva na mugenzi wawe ubundi njya mbabona ari ahantu henshi muri kumwe muri gusikama abantu yego ni Pastor Claude kandi nawe ngo uri Pastor Noheri. Oya nje ndi Prophet Noheri. Uri Prophet Noheri byukura bagirane abanyarwanda umuhungu w'u Rwanda urumva icyogere ku rugamba umushakamba utagira imbeho munda akirinde wari biguhaye gatondo usira ku rutonde akabitondagura umwami w'abamara kujyaho bara koga mutambire kumwa nijoro icyo tuzanye nta kindi ugize ati icyogere ku rugamba yego umushakamba utagira imbeho munda icyogere ku rugamba yego ejo ko nakubonye nabonye mugenzi wawe nawe nkabona nese ngo njye gukora ibintu byo gufana njyewe nka hariya njyewe ndapfukama ntabariza abantu mbasengere Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Mbabarira ugira ikintu banza kumbwirira Pastor Claude. Icyambere ngomba kumubwira hariya yakaba ari umuntu uri gusenga ndetse avuga amakuru nyine atari gushyiramo ngo hehe ubundi nzi ko ijambo ari ibintu bishimije wari uzi yuko wari wabonye aramanutse aramukase arateye shot go ibintu bishimishije nukogeza abarugaju ara rero sukogeza biriya yakakwiye kuba ari gutambutsa message nkuko
ba Mutesi Scovia. Scovia bari kwitanga nka kuri abandi Jean Pierre Kagabo yes bari gutambutsa ubutumwa bwo kuntu ibintu bimeze hanyuma kindi natwe tukaba turi gusenga ubundi hari abantu bamwe bajya ku rugamba abandi bagasigara bari gusenga ntabwo abantu bose babereho kurwanisha intwaro cyangwa se kuba barwanisha n'ibindi hari n'intore zihamiriza akaba n'intoragura amayogi yego none ubwo Pastor Claude ni intoragura amayogi ndakubwiza ukuri ubwo bamaze kubyumva nyine gahunda rero twe dufite ni yuko tugomba kubwira abantu ngo nimuhumure nimukomere Imana yakoraga kera na n'ubu iracyakora yarwanira Abisiraheli na n'ubu ngubu yazi katurwanirira ari abari muri Kongo abari ku mipaka n'ibindi bihugu bigiye bifite ibibazo nyine nka biriya by'intambara katubyihanganisha tubwire ngo nibuhumure Imana ari kigiye gukora ku buzima bwabo Pastor Claude wagiye gukina comedy ni iki wamubwira oya ntazongere akajyana kamera ukazana gihe harantu nka hari nk'umunyamakuru ntazongere ikindi akimara kubona kino kiganiro atambutse amakuru yizewe atarimo kubira bintu urabona ko abana bakina comedy ku matigitock bamwiganyije urumva y'abantu b'abatigitock bakwiganyije bahita babona ko nabo bari mu comedy nyine yari yibereye muri challenge nuko nyine urumva ntubyumva nyine ubwo nyine nuko byahise bigenda se wasabiye abantu niba uri profete koko njewe ikinzanya ahangaha ni ugusengera abantu no gusabira imfura ziri guhana biriya bigeragezo nkazibwa ngo ni mwihangane mukomere ibibazo ni byinshi ariko Imana ibasha kugira gute ibasha kuba yabikuraho yatabara abababaye tunashimira ingabo za M23 zirimo ziragenda zihagoboka ahantu hose zisigasira umutekano zishyigikiye njye nashyigikira umuntu wese uharanira kuzana uburenganzira bwa muntu n'umutekano kurinda umuturage ngo adahungabana kamusigasira yes ubu ndamushyigikiye ariko nkagaya abandi bantu babuza abandi amahoro aho ndabagaye none ubwo wabanje ugasengera abantu bari Goma bari Gisenyi kuko ejo twabonye abantu bari Gisenyi bamwe bari guhunga baza za Musanze abandi bazi Kigali kandi twabonye n'amategeko ubuyobozi bwacu bubwira abantu begere ku mipaka yego bose ngo bigireyo begere nyine bahunge kubera ko urumva ikibi cyari cyatatse ariko reka mbwira abantu ngo ne bahumure ikintu cyambere nuko batugasenga tugatabaza Imana ikamanuka ikagira ibintu igira gute ikora Mana mu izina rya Yesu Imana ikomeye Imana y'imbabazi Imana y'imbaraga Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera Imana ishobora byose dutebarije bene data bari guhura n'ibibazo ubarinde ubagirire neza abari Igisenyi bari mu bihugu by'abaturanyi batamerewe neza n'abandi barwayi bose n'abafite ibibazo bitandukanye kugira ngo ukomeze kubarinda niwe Imana irinda abantu niwe Imana ihindura amateka y'abantu niwe Imana ibasha kwirukana imbaraga zose zirwanya abantu bawe ukabaha umunezero ukabaha ibyishimo ongera uzane umunezero uzane icyubahiro cyawe kiganze mu bantu ndetse utabare bano bene data baruhijwe baremerewe urakoze kuri Imana igiye kubagirira neza mu izina rya Yesu amen sengesho ryiza cyane ryarindi rimenagura rigasatura rikinjira rwose rigasatura imbaraga z'abadayimoni zikegerayo satura inkuta bibiravuga ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma namwara nicyo gituma ngewe ngomba gukomera no mu bihe bibi no ku munsi w'ibyago n'amakuba nkagira gute nkakomera no mu gihe cy'imeruka no mu gihe cy'imeruka no mu gihe abantu bavuga ngo biracitse aho niho Imana iseruka ikaza igatabara urebe abaturage barahunga ariko ingabo kuko zo bari ingabo kuko ingabo zo ziravuga ngo mwebwe mwatinye muve muza duseruka burya ziba ziri mu Imana data n'umwana n'umwuka wera ariko ntabwo ari abaturage bose bahunze none se hahunze hari abana b'abakobwa nabonye bajya kwikubitira uducarenji wababwira iki kubona umwana w'umukobwa mu rubyiruko ari kujya gukubita challenge gukora challenge ahantu hari amasasu amatwi ari mu rupfu ngo niyumva banaca umugani mu kinyarwanda ngo igikenye n'icyumva ihone niba ubuyobozi buvuga ngo mwegereye mu gikenye n'icyumva ihone ishatse kuvuga ngo nutumvira so na nyuko wumva ibyo ababyeyi bakubwira wumva ibyo abantu bagusaba bizarangira ukozwe n'isoni urukumva neza kuko icyambere niba bakubwiye ngo ahantu handitse ngo danger d'amour oya nyero nyibwi danger d'amour ngoma kuntesha umutwe mvuga ibintu nzi danger d'amour
kandi we ya ni danger d'amour ura yego bavuze ngo urumva neza ahantu nuhegera urapfa urapfa ariko bavuze bivuze ngo niba ubona ko handitse ngo danger d'amour danger d'amour ariko ashaka kubwiza kuri twasoma by the way mwasoma uvuga ngo barabivuga ngo danger d'amour urumva ko rero bivuze ngo ni ukuvuga ngo aho hantu hasobanuye ngo nuhegera urapfa abivuze ngo rero nta hantu hadakwiye kwegerwa niba bakubwiye ngo wikegera hari ahantu wowe ukazana iby'imiziki ngo ugiye kubyina ngo ugiye gusubiramo ngo ibintu ngo byo kubyina ngo amacirengi wowe urabona isasu rivuze ubuhuha ngo ugiye kubyina ni amakosa ana ni amakosa akomeye urabona ko na Pastor Claude yageze haravuga ngo hehe ngo muhumure ngo mukomere yumva ngo papa mbona nagwiriranye mu mikoti ngo hehe ubundi mwe murakira na makuru mufite ase ubundi bura Pastor Claude ni umunyamakuru cyangwa yarigire muri challenge yashakaga gutwika nawe erega Claude buriya afite abantu bamwemera bamukurikirana uramaze kujya nk'ibihumbi nk'ijana na bingahe nje muzi nka pastor ntago muzi nk'umunyamakuru ase ko kubundi ni umupastor muzi nka pastor nyine bara bose bo ku mihanda ndetse aba pastor b'imihanda nyine n'uw'imihanda nawe ukaba iki profete farasi profete w'imihanda nyine w'imihanda ubwo abantu babita aba pastor bongereho ko muri aba pastor n'aba profete biki b'imihanda ho mu mihanda kandi nge ni profete je nta muntu wanyimitse ntabamamagaye ntabwo nigeze nsengerwa ku pastor cyangwa ku profete ahubwo njewe ndi profete wipanze akazi nta kwipanga akazi profete bisobanura umuhanuzi nibisanzwe profete asengerwa ubu nawe aba profete asurahanura wanjye ntabwo aba profete urahanura koko ngo ndahanura sha njewe ndi umuhanuzi w'isi yose uwo mu gihugu kimwe gusa Pastor Claude wamuhanurira cyane rwose nta kintu wabonekewe kuri wese buriya ntabwo Imana nje wikorera muri nje si radio babwira ngo vuga itivuga ko kanya ese radio barayibwira ngo vuga radio barayibwira ngo vuga cyane urayitegeka ese radio barayitegeka torokomande bacana reka nkubwira gastori rero umusaza ngo yaguze radio wagira ibimucaho atabyumvise ngo barayibwiye ngo subira inyuma asubiza urushinge n'igihe inyuma ngo subira inyuma isubiremo ibyo yavuze uri kumva noneho radio y'urumvite yikomereza abarayifasha kubise hasi zana umuhino aturasuzugura gute nakwiguriye nakwiguriye abarayikomagura abarayimenye yose kandi birangira asubiye hehe ku isoko ese ubu muzehe atarakoze amakosa kuko rero urumva ko radio ntabwo bayitegeka igihe niwagisubiza inyuma igihe cyatambutse kiba cyatambutse igihe kimeze nk'ikizere n'ikizere umuntu aguhaye umunsi ntigize gisubira inyuma ivuze ngo ubwo we ikintu wakora Pastor Claude uramugaye mbere y'abantu ntabwo birari byo nyine kusubiramo bira bintu ntabwo ari kuri abakuri mwuga w'itangazamakuru mu yandi magambo ura no kwijandika ugasaba ugiye kogeza ahantu nka hariya abantu bari mu kababaro ugatangira abantu mumaze imisi muvuga ngo tugiye koga Rubavu tugiye he murajya musohokera za King Fisher n'ahandi hafi aho ese ubu wakubwira ngo akujyane Rubavu ubu ntago wajyayo ntaho najya jewe niba ari ikintu ntiyaninya gupfa ntabwo najyayo ninye inzara nkatinya umuntu nkatinya no gupfa urikumva unara ngo uzate bandi baravuga ngo uzatinya Imana ndetse n'inzara sibyo uzatinya urupfu Imana n'inzara sibyo uninyisha Imana nkande kandi ari data ni data twese mwiza azi ibyo ashaka kutugirira si ibibi ahubwo ni ibyiza wowe gutinya Imana kubera iki kandi je ni Imana turi wowe witinyira Imana nawe kutinya abantu n'urupfu nenya urupfu ngatinya abantu ngatinya n'inzara impamvu ninya umuntu naramwize kuva kuri uwo mwaka 2024 kugeza utwinjiyemo sindamurangiza mu muheture buze ngo umuntu uramwiga n'umwaka none urumva waramwize si ubwo bihagije nyine umuntu ni wamurangiza umuntu nakasa mutwe umuntu akora ibintu biremereye tinya umuntu mugenzi wacu umwe yaravuze w'umushuri wacu witwa Yamana avuga ngo tinya umuntu ukwereka inzira ukwiye kunyuramo akwereka ibyiza byayo wamara kwinyuramo maze kunguka ibyiza byo muri iyo nzira agahita kurwanya ngo ntugere kuri bya byiza
kandi ari we wakweretse inzira ugomba gucamo. Ese umumva umuraperi hatani umwana w'umuntu ni mugari, niyo mpamvu utinya abantu. utinya umuntu n'ugera ku muntu ugishyiraho akadomo ushyiraho akabazo uvuga ngo uyu muntu ntabwo namuhetura sinanamurangiza. naho inzara irakurya ukibagirwa naho uvuka. nayo mpamvu usanze uri kwirira ibirahabura wari ushonje, wari unashonje. none se ntasonza se. erega buriya hari ikintu abantu batazi. buriya abantu bagomba kumenya ko inzara atari ikintu agomba gukinisha. buriya umuntu nakubwira ngo ndashonje uzamugaburire kuko akubwiye ngo ako ashonje afite impamvu abikubwiye. nta mugabo ujya apfa kuva ko ashonje. n'abavuga ngo nta mugabo ugurira undi ibiryo. abo ngabo ni ibisambo, babita ibisambo. kandi we ariko n'ubundi we mbona ukunda kwirira. ariko njyewe reka mubwize ukuri kurya pe nkunda ibiryo. buriya reka ngeze kuri yewe naca niyo nyigiyeho nkarya ndavana niyo ca nigabura mugari wa yaka. oya se byose kari ibya yaka nyine mitavani wa mugari niyo ca nigabura. hari ca niyo ikugabura ukavuga ati ni ca nigabura rwose. uniya kwihereye ikiryo urishimye. ndamfasha erega ibiryo biraryo. ibyo bidutunze. ibiryo bidahari twashira twarangira. nta kintu na kimwe wowe wemera nko kurya cyane rwose. ibyo ni ibintu bisanzwe biba biri aho ngaho umuntu akora akavuga ati kabisa baha wicaye urumva ubangamiwe. ndabangamiwe iyo nice numva imisange itanyeganyega. kandi wari ufite ibiraha ariko ikibazo nawe mbonye urariye ntaho bigukoze. pe rwose nukuramira igifu gusa byarananiye. burya byarakunaniye. ni ukugerageza gake gake. ntare yakanwa ndagusuhuje cyane wa muraperi Rwabwiga. ni intare y'akanwa Rwabwiga. urabamwita intare y'akanwa Rwabwiga se. kandi Rwabwiga ari wo mu kwa Kenesi muri Gasogi. kare gaje mba nziranye n'abastari kuko nanyira umustar. Buri umustar wageze. yego nyine ninjye umustar mu Rwanda uri gupanga kujya guhura na Diamond ejo muri muzabara afashe mu kigali bati Prophet Noheli shaka kujya muri Wasafi. dore gose ibi mbabwiye mu byumve hamwe naje uyu mwaka nawe muzocikira umva ndaje mumanze mwitegure kurabo yanjye n'umuntu witwa Yampano nk'abana b'abashi twese tugiye gukora kurabo ya Danje. hanyuma muransanga muri Wasafi Studios, Wasafi Record. ni muri Wasafi niwe ugiye kujya gukorera Diamond. mvuga ati Diamond asa Diamond mwahuzwa n'iki? twahuzwa n'iki? usikanye umuntu wahuye na Bruce Melody waririmbye izihe? jewe jewe ndirimba gospel music. Gospel zirahari nyinshi uretse ya yindi imwe nabonye wagiyemo nabwo uri kubyina uri gusirimba gusa. jewe ndiribo aho nari nesonye testo yaranyimuye ubu usiko njye afite ubushobozi bwo guhamagara makapera bwo guhamagara The Ben. kamwe ari The Ben wenda koma nk'umuri agent yaba ni The Ben. nje nka Prophet Noheli ndumva ashaka tuganira tukicara nje nawe tukaganira ku ijambo ry'Imana tukaganira kuntu Yesu agira neza. Sereka nkubaze Ben ko nabonye bagenzi bawe mukorana wa Manibu ko yahaye tike yaka akayihana nzovu na yabindire yahurira we muhurira basa ngo icyo nari ndihe njewe icyo gihe babikoze nagiye hanze. ntabwo ndi mu Rwanda ndi za Dubai ireka passport. ntabwo ndi mu Rwanda ndi za Dubai ireka passport. njewe mfite nagiye za Dubai none kuvuga ngo ngwe passport. ese za Dubai ujye nta byangombwa ugira basanga ari bindi byanye. ese uko mbona nibishishwa surabi cyangwa cyambere mfite nuko ndi umunyarwanda. ese ibyo kuba uri umunyarwanda bikugeza Dubai? ashaje byihorera aya majyo ubundi yose ngomba no kuyarya nkayarangiza. muri gihe nahereye ako banze ubona shonje byo. ntabwo kurya byarananiye gusa nyine oyo bushonje kuko niba tugeze ikiganira aha ngaha ukabona amagi. ese wawe nta magi ugira nta tire ugira? amagi se ngira amagi ndi inkoko. nta tire ise ujya ugura? ntabwo nge ndi inkoko. erego nyine ko ngewe ndi umunyamurenge. ubayeho nk'abakene bose. nge ndi umunyamurenge waje kera. umunyamurenge ese mwese ko mushaka kwigira abanyamurenge bizarangirira he? kandi wa muntu ufite ikibazo uhaye ufite ikibazo ufite ikibazo wari unashonje n'ukuri pe wari ushonje n'abantu babibone ubushonje rwose
shoboka kuba wavuye harya ubahe ubundi ubahe ni Kagugu ikagugu Kagugu ko narahakubona no dayimoni gisuzuguriro yitwa no kwambara ukaberwa umuzimu mu w'inzara kicwa no kurya ugahaga we igi ni veni aze kuvuga ngo ufite amafaranga amagi utangiye kuyapfobya uko nguko shaje byihora abona wese kuko mbi intoki ifaranga ryarabuze muri muraza ibintu by'imikino ku buryo wakatuza amagi ukakira kuri veni nyine koko waya nawe ntugakabye wowe rero hari ikintu utaramenya ubundi amagi urabifata ukarikubita gutya wamara kurikubita ukarikubita ku gahanga iyo urarirya rwose ukumva amavuta arimo aragenda amanuka ese ko mbona wowe uri kurya amagi menshi nk'ushonje narumva kandi amagi buriya oye biraha ntacyo byamariye rwose ibiraha ntacyo byakumariye ese ko hakwijya ubundi rimwe ari ryo rigira umumaro we nkaba mbona ugeze muri 7 umaze kurya inkoko 7 iyi ndobo yose ngomba kuyimara bikakungura iki se ndumva nshonjerega ubundi uzarebe Imana igiye ubushobozi bwo kurya ujya buraya utariye rwose bidafite umumaro byose ucoshomere oya bidafite umumaro se nibi none se niba ufasha amagi arenga 7 abavuze iki mu mubiri w'umuntu kwigira imwe ubwaryo cyangwa birabahaje amagi agira vitamine rero y'amagi no kuvuga ngo sha irigi ryawe rwose ubundi amagi nayo ikisha kabanza ukarisatura neza gutya gahera ku muhondo mfasha bura ni wawe abashitsi nibagusura uzahere ku nyama no muri restaurant nuko abantu bo hakurya y'ishyamba bura ntimujya mwiborera ubundi batugira utya kohereza ra kohereza habudapfa se riraniza unasiza hano mbanze nzi hanyuma niko uyu munsi ya peri yakinye peri niyo ufana twikomereza ibya peri tureta tujya kuri stade mu kanya Noheli rero ubwo ngubwo Pastor Koro turamukebuye yego katwiyinjirire dukomeze ejo bundi ngize gutya n'ubundi wambwiye kuba za Kagugu se buriya bukwe yarabwitabiriye ubukwe bwande ejo bundi twabonye Vestina arongorwa mu bantu bari gusengera Vestina na Dorcas ntoya Vestina yarashatse Dorcas warasigara kiga Dorcas nejo bundi nagashaka urabihanuye cyane rwose warabibonekewe cyane ibyo bintu uko biremereye Vestina we rwose rugo ruzaba rugo rwiza abamurwanya ari kuvuga ibigambo bashaka ngo n'ubundi ngo n'umwana ngo bagiye gushingira umwana n'umwana bahe yujuje imyaka nta muntu w'umwana leta y'u Rwanda yemerewe gusezerana imyaka yo kuba yujuje arayujuje ahubwo abantu nibagende gace batuze ubu gahunda ihari niyi niyo kugira ngo Vestina hano ni muri Zurasfa muri kiriya gihugu cyura mugabo ni muri Zurasfa ntabwo ari muri Zurasfa kanjye mbanza murebere za Burkina Faso Burkina Faso se wize hehera Burkina Faso wize he Burkina Faso muri Burkina Faso Perezida Darawore se washoreje bundi amashuri yababanza mu Kiderenga uze ngo uracyakeneye kwiga ibihekane abantu bagusubize ku ishuri sha babangiriye neza kandi wambwiye ko wasoma ariko nyine ni gace ayo wasomye nayo ngayo ngo bari biceri byo ngo urabizi naho kandi yibwirira rero ngo
Dorcas Ngwari warabonekewe ufite ubuhanuzi kuri we. Dorcas akimara kwiga nawe ntari butinde bahita bamusaba bamukwe ashingirwe. Nawe warabibonye Cyane ahubwo nazo nutso mitangazo. Ngo babakobwa ba Emeline. Ishanga. Ngo babajyanye mu kigo ngororamuco. Nibyo koko ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba nibwo twamenya amakuru urumva atubwira ko Emeline na bagenzi be urumva bajyanwe muri rehabilitation urumva rehab ni ahantu bagukuramo ibyo bwenge ari azahuye kabisa urumva ubwo ne Emeline na bagenzi be bose bari kumwe urabazi nzi witwa ngo bari Sumaya niba ari Sumaya niba ari inde Sumaya ubita Sumaya Salimora Sumaya niko yita kuri TikTok niko njya mbona kuri TikTok reka njye nkubwira bari abakobwa ukuntu bose barimo urumva kuko hafashwe Emeline na bagenzi be babaga mu itsinda si batatu se oya se nawe nta makuru bufite baragera mu 8 ubundi nabonye babandi bari kubyina kuburi basunda nyine wowe bari kwirebera basunda nibo wabonye ushaka basundaguza yabonaga basunda bari ababiri ukuvuga ngo ne Emeline na bagenzi be urumva bari muri groupe ngo ya WhatsApp bita Rich Gang Rich Gang Rich Gang bivuze ngo Rich Gang ni groupe y'ibintu by'ibyigenge Rich Gang ubwo urumva ni gang ubwo wori kubyumva se groupe y'ibana babirara nyine bakasa mutwe bakora ibintu byo kwigenga Rich Gang ubwo we ni kubyumva rero nukuvuga ngo ne Emeline harimo abakobwa harimo Wineza Nerisani urikumva Nisani navugaga niwe nitega Sumaya bamwita Sani urikumva akabamo Igihozo Pascaline ufite pasteur aho harimo n'umwana wa pasteur ubwo nawe kuko nawe ujya wiyitirira ibyo bintu uraza kubimbwiraho urumva hakabamo umuhungu bita Ishimwe Patrick bakabamo Wase Shakira akabamo Kwizera Emeline urikumva ari we Ishanga akasamutwe akabamo Uwase Sariha hakabamo Uwase Berize bivugwa ko hari nundi waje kujyamo nyuma ngo bita Rucyahana David nundi ngo bita Banza Julienne none se ndibaza iyi genge y'abakobwa ko yari kirimo kirimo abasore cyangwa se umusore uyu musore ubundi yari amaze iki muri aba bakobwa oya nukuvuga ngo aba bari bafite groupe ya WhatsApp icuruza ari amavideo y'urukozasoni icuruza ari amavideo y'urukozasoni nyine kumwe babyinaga kumwe twabonaga amacupa acicikana iki byose bakabasha kubona isoko bivugwa ko nguriya muhungu ngo niwe washinze iriya groupe urumva niwe genge niwe wagiye uzana aba members bakaza kumwiyungaho niwe wagiye niwe wayikereye urumva akurira groupe akakora na marketing Imana ishimye ko ko leta yabyinjiyemo rwose ikagira icyo ikora birababaje cyane icyo wavuga kuri bari abakobwa icyo navuga ndashimira ubuyobozi ubugenzacyaha RIB urwego rw'ubugenzacyaha rwabashije kuba rwabakurikiranira rukabafata rukaba rugiye kubaha imico n'imyifatire n'uburere buzima kandi n'ukuri n'abandi bose basigaye mumenye ko ibintu mukora mama muri gukora ibyaha abivemo bigire mu turimo tw'amaboko babireke abandi erega ibyo Ezigezi Selensi yabivuzeho ubuze ngo inde nyakubaha Ezigezi Selensi mamuzi izina muri gukina naryo mvuze nyakubahwa yabivuze aravuga ati umuntu wambara ubusa aba ari kwereka ikibandi badafite aba n'ubundi no mu mutwe aravango no mu mutwe baba ari ubusa burimo byari bikwiye ko abantu bitwara neza bakareka ibigize ibyaha bagakorera Imana bakaba abana beza byari ibintu njya mbona ntabwo ibikorwa by'urukozasoni ntabwo bituma umuntu arya cyangwa ngo abeho akaza kwikinira komedi nk'uko wikinira komedi
njyewe nta komedi nkina ibintu mba mvuga mba ndi seriye wase ari umuntu wahanuriye biba bya nyabyo njyewe nahanuriye abantu benshi cyane ayiwe bari abakobwa nibyo ayiwe oya se wowe uhora utaka inzara bafite inzara pe ese uhora utaka inzara amagi 70 uriye mfite inzara nyinshi cyane ibiraha 40 naho binkoze rwose nese ibira ni ibiki ese ubwo urumva uro guhahirwa cyangwa uro guhingirwa ese ubu ndiye iki n'amagi utoshomeye yose byose biriya bintu uriye ntabyo ndiye niki wambwira kuri bari abakobwa se ejo twabonye icyo nakubwira nyine bagende babanze bige ku ishuri babigishe bazavayo bafite ikintu cyitwa uburere bigisha n'abandi bagenzi babo bafite umupango wo gukora biriya bababwire ko atari byiza buri kintu kimwe kugira ngo kitwigisha nawe wifatanije n'abantu bavugaga ko aba bana b'abakobwa atari ngombwa ko bafungwa atari ngombwa kandi barakoze ibyaha nyine iyo ukoze rega ikigize icyaha urahano kabiri iyo wangije itegeko rirakugonga riragufata nta muntu uri hejuru y'amategeko mu Rwanda twese turi munsi y'amategeko kandi abantu bajye bazirikana ko itegeko rirushibuye kuremera nta n'umuntu wemereye gusumba itegeko yego bivuze ngo ntabwo uzagenda ngo ugotomere ibiyobyabwenge utwara imodoka wasinze ngo ugende uvuga ngo ndakwepana na polisi niba gufata uzahanwa sinabyiza ko ugomba gutwara ikinyabiziga wasinze ahubwo twakwiye gukora iki rubyiruko nk'uko minisiteri y'ubuzima ibinabivuga mwirinde sida iracyahari naho yagiye mukoresha agakingirizo kabiri mwirinde gutwara ibinyabiziga mwanyoye mwasinze gatatu mwirinde kuvuga ibigize ibyaha ku mbuga nkoranyambaga bavuga imbuga nkoranyambaga imbuga nkoranyambaga subiramo imbuga nkoranyambaga subiramo bwa kabiri imbuga nkoranyambaga urumva ko angamba ndi no kukwigisha urumva mvuye mu cyaro vuba wangu uvuye mu cyaro vuba nawe nayinda hanyuma ugira imana natwe ducara tumenya nk'ubu nzi kuvuga ngo give me my food ngavuga ati je suis prophète Noël de Croix-Gané manger d'amour ya ibintu nk'ibyo où habite-tu j'habite comme ça j'habite my friend wasoma by the way so icyo nababwira abantu bikambabwire ngo ndabakunda ndabemera ndabubaha kandi dukomeze twihangane mu bigeragezo turi kugera duhura nabyo twihanganishe n'abantu bari Goma twihanganisha abantu bari za Rubavu n'abari mu Rwanda babuza ababo bitewe n'uburwayi busanzwe muhumure gitara ari ku ngoma kandi azabinesha ejo bundi tugize gutya tubona abantu baravuze ngo couple y'ababesto yashwanye besto ile nandese Tina Nyambo nago bazi se birabyigeze ba ukuri hagana he kuntiwe abantu muransetse mwiva mu bashwanye bira nibya birije amaprank abantu bagenda bahimba ubundi bigeze bakundana ryari kandi bajya mu mbabarira Tina Nyambo babanaga mu nzimwe bakabihakana umugore n'umugabo yego nyuma bakajya baba ngo Nyamba nkabona ari gukora ibigana vango njewe ngo mbaha ngo dore titi nguwe nahangaha ngiwanje na ariko icyo turuzi nuko babanaga mu nzu warabibonye se bashwanye hehe se bira no kugira ngo views gazarabuze no kugira ngo abantu bazabone views babone ibyo bavuga abantu babuze ibyo bavuga rero kuba titi kwa abantu basigaye bibaraguza cyane rwose kuba Tina Nyambo baza bakatuhinjarika mu bwonko bakatuyaza bakadusaza n'ubwa mbere abanye abantu bakina prank hari abantu benshi baje bakina prank hano kuri iyi mihanda tukabasarira babe tukagira impuhwe benshi nzi bagiye bagira ikibazo cyose none se gikomeye ku buryo umuntu yakina prank akaza
agasiba n'amafoto yawe kuri Instagram urumva akandika ari amagambo enough is enough ibintu nk'ibyo byose amafoto gusa se ahubwo wowe uravuga amafoto abantu bararize barihanaguye naba nayo n'amafoto abantu barashwana bariya n'abakitrisi bahura ari abantu n'abakiteri undi akaba diversaire bivuze ngo ni abantu bamaze iminsi bagira gute barabakina komedi bakina amafilimi iriya ni filimi bari kubakina iriya ni content ni aba content creator rero barimo barabakorera ikintu cyitwa kubakorera content narangiza ngo bashwanye ngo bageze ntabwo nawe cyangwa ntabwo uhuza n'abantu bari kuvuga ko bariya bashwanye oya ntabwo muza nabo iriya ni puranka kandi ziriya puranka zizagira igihe zirangira ejo niba uzabona basubiranye umwe azakwekera ariko uva ati rwose namusabye imbabazi twasubiranye ni ukuri turakundana ubu se niba wabonye baza ku mihanda baza bavuga ati kanaka yanteye inda ari content bamuhimbi kugira ngo aze azamukire kuri uyu muntu hari wa mugore twabonye mu minsi ishize yavuga ngo Irene none ngo bararyamanye si umunyamakuru we wamuzanye se kandi atanazanye na Irene niyo mpamvu mubwira ngo rero ibi byo ku mbuga abantu bitobera ibyo ku mbuga haba ari iby'ukuri hari n'ibitari iby'ukuri abenshi baba badwana na views cyane rwose bagira ngo barebe aho bagera ase kuko warabibonye barabanaga bari abantu bese ko batubwiraga ko ari aba besto se ni iki besto nyine ni umuntu wawe uba wizera ni inshuti yawe best friend kina nyambo barakundanaga ariko bakazamira ibyo kunyanganya mu bantu byo gufera abantu ni iki wabwira Miki twabonye atandukana na Regis tubona yisangiye aga nibyo ngibyo buriya abantu bari kureba ahari inyungu ukumva neza buri muntu wese areba ahantu hari inyungu areba hari ikimufitiye umumaro Miki ukuntu Regis yihirinze ku buzima bwe akamufasha ukumva neza akarwa no kumuzamurira izina akamuzamura YouTube channel ariko bigeze kuri uriya munota aramwihinduka nibyo nakubwire ngo umuntu tinya umuntu wereka inzira y'ibyiza ukamwereka inzira yo kugira ngo abone umugati wo kurya ariko ije akaguhinduka umwana w'umuntu ni atari umuntu ni mugari o kugira ngo uzatinde utereta umuntu uzatinde utereta Imana nikwemera izakwemeza abantu suramwe ngo Regis ni igice atari yarakoze Miki yarihenuye none Regis yari yaritanze ku rwego ruremereye harya yari kuzamugira umugore situbizi ari kuzamugira umugore barakundanaga nabo baraba besto sibyo se oya ntago baraba besto ni bakundanaga se rega besto mu filimi nabonaga yabo yumenya besto atandukanye n'umukunzi abantu bageze aba besto kuri iki gihe benshi cyane nanjye nkeneye aba besto nanjye mpamagara aba besto bazi nawe ushaka kwigira aba besto se nanjye aba besto ni bazi urumva yishakira besto cyane rwose buriya Miki we wavuga ko ntaho uhuriza no kuba yarasanze aga none se ago uramufeka eriga agafite ibiceri none afite ibiceri kandi hari ibiceri niho igitsina gore tuzi ko gikunda ibiceri hari ibiceri niho bagomba kujya agafite ibiceri pe ni n'umutipe mwiza umeze neza uteye neza uri ni umutipe uteye neza kandi umeze neza ufite muri mayindi yatekereza ese ushatse ko akora Regis wadatekereza nawe aratekereza ariko bagabati abantu bose ntago banganye yashaka untandukanyirize kuba Miki yaravuye kwa Regis agasanga agapromote urumva umbwire ngo ese ahangaha yarahombye aha yagiye mu nyungu impamvu yavuye kwa Regis hari muri comedy hari muri comedy hagomba kujya kwa aga promoter harya aga si umunyamakuru kuri akora kukira aga ni umupromota ajye promoter ubwo no apromotinga bivuga ko anakoresha imbuga nkoranyambaga za debeni apromotinga nyine n'abahanzi urumva tarenze ahubwo aga nanga za promoting urumva tarenze yo mu indirimbo za go promoting aga ahubwo aremewe nese reka nkubwire Regis ni amafuti se Regis uretse komedi akina ibiri n'ibiki Regis uretse komedi n'amafilimi n'ibindi n'ibiki zihande zimutunze zinamutunganye na Miki ibyo byihorere
ahubwo Regis ni yagakwiye no kubabazwa na biriya yakwiye kwishima ko yabanye n'umuntu akamugiraho umugisha uwo muntu yabanye nawe uwo muntu akagirirwa amahirwe akagira gutakazamuka mu rundi rwego kandi aganje naramubonye mbona umusore mwiza ntacyo atwaye agura mushima aga kudesha pablo listen to me to you nako niko bavuga listen to you kudesha ukuyisari kubera iki uriya mutipe mani yarihirinze urwego ufite n'izina afite yaremereye yemera ko umukobwa nka Miki yakundana nawe no hereka nkubwire rero akantu ushaka ko twiganira gatoya ejo bundi twabonye Scovia Mutesi ubwo bamwakiraga muri Genesis yego urumva muri Genesis comedy aza kugaruka ku magambo avuga ngo hari abana baza bataragira n'agahiti yego ariko ugasanga bafite amabosa abarinda yego nta muntu yigeze ameshoninga ngo avuge yego sibyo yego nibwo twaje tubona uwo bita buri kantu araje arasubisha yego buri kantu buri kantu buri nguni twabonye buri kantu aza agasubiza yego kantu waba warakabonye ntabwo nakabonye ariko ndashaka kumva nyine uko yashubije reka nze nkwereke urebe uko bihagaze nawe ugira icyo utubwira ko ibi bintu nze nkurebere kabisa nuko mbona nanjye ntari kukagwaho urebe ibyo ari byo urumva kanze nkurebera aho bita buri kantu ega icyo navuga abana bagomba kumenya Scovia n'urundi rwego ukumva neza icya mbere ni umubyeyi kandi ngaka afite ubumenyi akira banomba kandi aracyatahe mu cyaha hasi handi bataruba ku mudugudu ugeze neza cyane ahubwo noneho ukwibaza arashaka rehana oya winako ngako iminsi ibiri akangaza bawusa kandi aracyatahe mu cyaha hasi handi bataruba ku mudugudu ugeze neza cyane ahubwo noneho ukwibaza arashaka ko bamurinda umuturanyi arashaka ko bamurinda nyina na sagitahira muri nuza muri anexi n'uruganda rukora mvirope muri karitsiye aho ngaho utuyemo rukora mvirope ya Senkani usanga rufite umusekirite ku muryango aho hafi ariko njyewe igihe utaramenya ko ndi uruganda rusetsa abantu bagera mu bihumbi hafi 154 umunsi ku munsi bakurikirana nkaba ndi uruganda ruproducinga ibyishimo ntabwo wakumva icyo kintu ubonye mfite sekirite muri politike mama showbiz yakunaniye byonyine aya ni amakosa yo gusubiza umubyeyi nk'uyu ngo jya muri botike mama showbiz yakunaniye nubwo ngo muri politike ibintu uyu mama yavuze nibyo umusore ntaragira izina riremereye nk'irya Prophet Noheli uri kumva neza umusore ugasanga umuntu bamuha agahiti bro akantu baragaciye abanyamakuru mugiriye muhe bukanyuje ku matigito karaturendinze rimwe ahise yumva ko abaye nka The Ben nka Regent ahise yiza uskora The Ben yoroha amari Regent wari wabona Bruce Melody ikora ibintu nk'ibyo abantu bari hanze bakora ukabona umuntu nta ndirimbo yaririmbye yagize Emuriyo ni Emuriyo ariko ukajya kubona ukabona yibambye nk'igisiga cyitwa Kagoma hano hari bonso ahari yindi ese mu by'ukuri Imana karirinda umuntu Imana igufashe n'ubundi ishaka kugukubita inkonje yayigukubita nta mabonso wayigukiza mbibutse neza umuntu arindwa n'Imana ntago arindwa n'abantu cyumba kimenye usiko hari umuntu wagukubita gukubitana na bonso zawe bonso barazi hari nabonye hano Nyabugogo ariko kugera afata amafaranga yanagira abantu gutya ndavuga ntabwo ari kuriya abantu bakwiye bashinzwe kuba barinda uri kumva neza kuba barinda umutekano w'abahanzi ntabwo ari ko bagomba kumurinda isi ushobora n'igiti njyewe mama Scovia mama ari Gasabo ibyo yavuze ndamushyigikira nibyo tubabanije mu gasanga nta izina ry'umuntu mvuze umuntu koko avuye Kinyamakara ejo bundi sibyo Kinyamakara araza Gikongora yego nta nubwo arabasha kuba yagera ku rwego
rwo kuba yakicarana byibura n'umuhanzi ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se ngo yambuke igihugu ahure n'abandi bahanzi bari hanze. Twarabibonye ko buri kantu ejo bundi yari ari kumwe na The Ben, buri kantu washubije ejo bundi yari ari kumwe na The Ben. Neza The Ben ni nuza bari bahuye. Ni Diamond cyangwa ni Patro King. Niyo bari bahuye. Erega The Ben ngo aca bugufi The Ben. The Ben ni umuntu mushobora guhura The Ben mukaganira aranasenga. Ariko bakakanya niba utaragenda mu ndege yitwa private jet ngo uyuriremo wowe ubwa ugende uri kumwe n'umushoferi wenyine uri kumva neza akabazigondera ni bake bazigondera ni bake akose abantu aba batipe none se ahubwo mbere yo kurira mbanze mubaze reka mbanze mubaze umva se mbere yo kurira private jet urasaba umuntu ukurira private basi byibuze yaba yarafashe imwe ivi Kanombe igira Rusizi. Urakuze cyane umuntu naranagenda mu modoka byibura oya imodoka yihoramo irenze yitwa V8 oya V8 singizi za move man bro naje move nayihamagaza nkayikubita 15 kanjana mushaka kujya natse kuva ko bari abatajya bitegera se V8 Patrick se bajya he kandi buri kana amafaranga ngo yarayabonye shaje umbabarira mwana cyumbabarira buri kana amafaranga ubundi abantu mwitwaza za bonso mwitwaza za bonso mwabaye iki mufite ngahe ku makonti bonso kigaragara cyo nawe wifatanyije na Scovi cyane sinabo gusa man hese buraza bonso bari iziki bro ngize ukuri izo kumurinda bonso ni yakurinda urusasu icyo ri cyane yakurinda abantu nese niba kurinda abantu uzabana n'abaki barakurinda abantu kandi uvakuri ibyishimo by'abantu zabana n'abandi baje boroha bakabera nka Patrick kari umuntu wazamuye impano z'abantu benshi Teteina uriya musore azamuye benshi ko nta bonsa agendana nazo oya Patrick barangwa cyangwa yareze urugero rw'abanyamakuru bari hano mu Rwanda bakaba bafite bonsa ariko batazifite cyane abastari mwirane muri ndabe hari bonsa wari wamubona wapi Yago Pondati hari bonsa wari wamubona wapi Gerard Mbabazi warabona na boss wapi abanyamakuru bagiye batandukanye bari abamanibu n'abanyamakuru bari bafite ubwenge bagiye bagira ku bintu bageraho bafite byinshi bagezeho the choice Philipita n'umone na za boss kereka aho ngaho gusa yo yigendeye nk'umusani agakubitana nazaga zisuhuza aho gasanga man kankubwira yutazi yuva ntabwo umenye nahuje iki kintu abantu bajya kimenya ngiye mashaka kugira ngo mbwira abantu ngo we banza umenye urwego uriho harya wa mutipe yitwa ngo cyuriya wa wundi motari ngo ni motari ndera yitwa motari wohe uri wa wundi yitwa ngo ni ndera wowe kuri YouTube channel ngo yitwa ngo ni motari wowe ukora iki yitwa ndi wa wundi mubaze cyane cyacana wari wamubona na bonso cyacana ese cyacana n'umotari tihirinze mu mihanda hakabona umwana ejo bundi ari kumwe n'abakanyama bireze cyacana ubwo nta kintu arabona ubwo cyacana nta kintu arabona ntacyo arabona neza cyacana si umukire mbese ndi umukire yundabye unanara umukire njyewe wowe nawe urwego rwawe narubonye warubonye se njyewe n'iki wawe oya wiguriye ibiraha bya 200 nabibonye nirwo rwego rwawe ariko ugasanga umwana aturutse ejo bundi icyangugu Nyamasheke bamukubisaga hiti ku munsi umwe ati ndangaza bonse urazangaza ufite iki ko umuntu arindwa n'Imana uracyagenda uteze nta modoka uragura uracyakodesha nta nzu ya etaje ubamo ngo nawe gira dusoze ikiganiro nawe ushatse ko buri kana aba mu gahegene shaje mbabarira mwana aba mu gahegene hiti zaba twarazibonye buriya muri Genesis Comedy niba ari Genesis Comedy hariya ninde mu kiru wari wabonamo urenzemo hariya tujya tubabona ba Muyoboke n'abakire tubabona n'abandi bose abo ngabo urakoze wari wabona ari boss se zibarinda wapi none se nyine hakabona umuntu bamukubise hiti ngo kwa ndi Prophet Noheli ngo gufata ngo bodyguard yikize Imana nirinda umuntu mugende gace we tonde zirogosha mwitonde naho huje na Scove cyane erega twebwe turacyara abana b'urubyiruko turi batoya muse nawe uracyari mutora bura n'uburema bro
bwo kwiremereza ahubwo uziremera abanzi. Uzi impamvu uziremera abanzi? Niba nje gusuhuza nkukunda nkaza ni Prophetineri bose gati kukubita igitugu ategereyo, nziremera iki? Abanzi. kandi wa muntu wenda yari umufana kandi wa muntu yari umufana, yari umuntu woroshye. Rero cyiza man, wari wabona uziko Riderman ari abantu babana beza muhura gutya bakanagusuhuza, badani nanone abantu bakubise indirimbo zikagira muri yo zikaturendi dog nabandi bose n'abakirisizi para bose n'abantu n'aba Fireman duhura bati kudeshapa musaza bati Prophet imeze biki nidarushije Ama G The Black guhitinga ninde Ama-G ubwo nibyo aya Ama G yarahititse twemera umuntu nakurusha uje wemera afite n'ibikorwa yanakoze afite n'inkoko nyinshi cyane kumuvugira kuko usigaye agiye akaguha udusheke ngo dusheke naba naradufite wese ko watubuze cyangwa sandra uri umunyamakuru icyo ufite n'ijwi nta kindi kintu ufite bo uri umukene rwose ubukene bwanjye ndabwemera reka twisoreze rohe reka twisoreze dusoze twihanganisha abantu nkuko nabikubwiye abantu bari Zagoma abantu bari Rubavu tubihanganishe bibutse ko iyi ngiyi ni The Fly TV show ni mu rugo ni karibu uzongera ugaruke nibutse abantu ko internet ya mbere ni Mango 4G naho ahantu hambere ho kuba wasohokera ni muri Bambo Restaurant Tedemir.